ucyumva aya majwi cyangwa se ucyumva utu turirimbo tubanjira iki kiganiro, nta kabuza ise wumva ko tugiye kuvuga ku mukino umaze iminsi unyura mu maso yanyu, filime, ndetse filime ya seri SQUID GAME. Imbuga nkoranyambaga zose nta kindi ni SQUID GAME. Iyi filime iri mu buryo bw'amashusho, SQUID GAME imeze nk'umukino neza. Reka tuvuge byinshi kuri SQUID GAME. Njye wumva ni Dizo, iyi ni Aldo TV Rwanda. Mushimiye wahisemo kumva Aldo TV Rwanda. Iyi ni Aldo TV Show, ahaye ikaze. Tugiye kuvuga ku buzima burebure ndetse ku rugendo rutoroshye rw'uyu mugabo wanditse script z'iyi filime SQUID GAME cyangwa se script writer. Turebe urugendo rwe, turebe byinshi yagiye ahurira nabyo kugira ngo iyi filime ibe iri ku rwego rwo kuba electronique ndetse iri ahantu hose ku isi, umuntu wese ahari kuba atarayireba akaba ahangayitse. Neza ibiri kuba kuri SQUID GAME bimeze nk'ibyabaye neza mu mezi yashize, ubwo hari umugabo Balthazar Engonga, ubwo hari hasohotse inkuru ivuga ku mavideo 400 yiwe. Ibi ntabwo aribyo tugiye kuvugaho, tugiye kwivugira kuri SQUID GAME. Mbahaye ikaze. Ahagana mu mwaka w'ibihumbi 2008 nibwo uyu mwanditsi w'amafilime akaba n'umukinnyi w'amafilime Wanga Dong-wook wo mu gihugu cya Korea y'Amajyepfo mu mujyi wa Seoul, nyuma y'ubukene bukabije bwaje kumuviramo kugurisha mudasobwa yiwe kugira ngo akemure utubazo tumwe na tumwe two mu rugo, harimo kwishyura bills, kwishyura amazi, umuriro ndetse n'ibindi bitandukanye. Iyo tuvuze ubukene hazamo no kuba yaragiye aguzaguza amadeni mu nshuti y'abavandimwe. Ibi mu by'ukuri byari mu byari bimuteye inkeke, akaba ari naho yaje gukura igitekerezo cyo kwandika inkuru cyangwa se script za filime SQUID GAME, ariyo iri guca ibintu hano hanze aha, yaba ku mbuga nkoranyambaga, ku masosho media atandukanye, mu ngo z'abantu, ku mateleviziyo, bahanze amaso uyu mukino wo guhiga ubuzima SQUID GAME. Nyuma yo kugira igitekerezo cyo kwandika inkuru nk'iyi ngiyi, yaje kumera nk'imupfiriye ubusa, kuko yayibwiraga wese yamubwiraga icyo ari igitekerezo cy'ubugoryi, akumva ko iyo nta filime nzima yavamo yaza hanze igatrendinga. Nawe nk'umukinnyi w'amafilime ndetse akaba n'umwanditsi akavuga koko k'umugani nta kintu cyakiviramo. Gusa we nka nyiri ibintu aravuga ati inkuru reka nyibike ntawamenya. Uyu mugabo byamusabye imyaka isaga 10 kugira ngo yumvishe abantu ko iki gitekerezo cye ari kizima kandi atari icy'ubugoryi, cyavamo ibintu bizima nka filime yabikunzwe ku isi nka SQUID GAME nk'uko bimeze. Byaragoranye nyuma yo kubigeza ku mazu atunganya amafilime yo muri iki gihugu cya Korea y'Amajyepfo, muri Seoul nyine aho yavukaga. Nyuma y'ubuzima butoroshye Wanga yanyuzemo, bwaje kumuha igitekerezo cyo kwandika iyi nkuru. Mu kwandika iyi nkuru yaje gukora ikintu kimwe, yafashe ubuzima bwe bwose yabayemo abushyira kuri umwe mu bakinnyi yashyize muri ino nkuru ye. Bivuze ngo muri ino filime harimo umwe wakinnye inkuru y'uyu mugabo neza. Iki icyari igitekerezo cyiza yaragize we ku giti cye, gusa kubera uburyo iyi filime yari yayanditsemo cyangwa iyi nkuru yari yayanditsemo, we yayumvishaga wese yayumvagamo igitekerezo cy'ubugoryi ndetse akumva ari inkuru igoranye. Ibi ntabwo ari ababimubwiye gusa, ahubwo yaje kuzijyana ku batunganya amafilime muri iki gihugu cya Korea y'Amajyepfo. Bamukuriraho utwatsi bamubwira ko iki gitekerezo kitumvikana kandi amafilime bakira ndetse banashyira mu bikorwa ari amafilime afite ibitekerezo byoroshye kumva, ku buryo n'umuntu uzayumva azahita yumva icyo filime ishatse kuvuga, bityo bigakurura abakiriya. Igitekerezo cya Hyuk nta n'umwe wacyumvaga, wumvaga ari ibintu by'amafuti, ari ibintu bitumvikana, ari inkuru idasobanutse iri aho ngaho ngo nuko irimo umuntu uri gushaka ubuzima gusa. Nyuma y'imyaka irenga 10 uyu mugabo Wanga arimo yiga ku gitekerezo cye, ndetse ari nako hatana intambara yo kugira ngo nibura hagire ubasha kumva igitekerezo yashatse kwandika muri iyi nkuru, babashe kumufasha kugishyira mu bikorwa. Kera kabaye inkuru ye baje kuyitega amatwi, bayamahirwe baricara bayigaho. Nyuma y'uko yari amaze igihe kirekire ayitekerezaho, urumva ibitekerezo yari amaze kuyongeramo byari byinshi. Iyi filime baje kuyishoramo asaga miliyoni 24 z'amadolari kugira ngo ibashe gushyirwa mu bikorwa, kuko cyari igitekerezo cyiza. Bamaze kucyumva baje gusanga
gitandukanye n'ibindi bitekerezo bari basanzwe bakira. Ubundi filime iyo bajyaga kuyireba basangaga harimo igitekerezo bakuye mu yindi filime, cyangwa ugasanga ugiye kuyireba azajya yireba avuga ati iki kintu hari indi filime nkizimo, ariko igitekerezo cya Wahanga baje gusanga ari igitekerezo cy'ubuzima busanzwe, ari ubuzima bwite bw'umuntu butari kwivangamo ibindi bintu biri mu yandi mafilime, umukino, ndetse filime itari isanzwe mu mafilime yazasanzwe atoroka mu gihugu cya Korea. Igitekerezo cyafataga nk'icy'ubukoryo kimaze kwemerwa, nabo bagishyize mu bikorwa neza nk'uko yabishakaga. Iyi filime yakozwe mu buryo bw'ubuhanga ku buryo n'uyirebye wese abona ko yakozwe n'ubuhanga. Iyi ni filime ku buryo irimo imikino yose yiganjemo iy'urubyiruko ndetse n'indi mikino iyo ari yo yose itandukanye y'abantu barimo bahangana n'ubuzima. Iyi mikino irimo ibintu by'urupfu. Nyuma yo kumara kuyitunganyiriza amashusho, SQUID GAME yaje kujya hanze mu mwaka w'2021. Iyi filime ikimara kugera hanze yise season y'umwaka kuko yaje ari filime ikoranye ubuhanga, irimo imikino myiza urubyiruko rukunda ndetse n'abandi bantu bose bakishimira kureba. Iyi filime yaje irimo inyigisho, dore ko yaje irimo n'ibintu byo gushaka ubuzima, higanjemo ibintu byo kwicana. Bivuze ngo iyi filime yari irimo umukino, niba warayitegereje neza harimo umukino wo gushaka ubuzima. Iyo utsinze uhabwa amafaranga, iyo utsinzwe nabwo amafaranga wagombaga guhembwa bayongera bagenzi bawe. Bivuze ngo bagenzi bawe iyo utsinzwe aba ari amahirwe yawe, ubwo gutsindwa ni ukubura ubuzima. Ibi byaje gukurura amakimbirane hagati y'abakinnyi. Iyo utegereje neza ino filime usanga bigeraho bagatangira kwicana, abakinnyi bakica bagenzi babo kugira ngo amafaranga yabo yiyongere. Ngiyi nkuru y'ubuzima iri muri SQUID GAME. Nyuma y'uko iyi filime igeze hanze yaje guhindura uyu mugabo y'uko ubuzima, kuko yamwinjirije amafaranga menshi atagira ingano. SQUID GAME, filime ikunzwe cyane. Kuva iyi filime yasohoka ntabwo yigeze reka gukundwa. Hari hasohotse filime season ya mbere irarangira, abantu bizezwa ko hagomba gusohoka na season ya kabiri ndetse n'igihe gishyirwa hanze. Muri uyu mwaka iyi season yaje kujya hanze, SQUID GAME kabiri. Neza yo yaje ihindura ibintu kuko yaje hongewemo abandi bakinnyi, igitekerezo bongeramo ibindi bintu, biza ari ibintu biryoshye. SQUID GAME kabiri iri hanze. Aka kanya iyi filime niri kwinjiza amafaranga menshi, dore ko ari nayo season y'umwaka. Nyuma y'uko igitekerezo cyanzwe, nyuma kikaza kuvamo ibintu byiza nk'ibi ngibi, wakibaza ute se hari ikindi gitekerezo tuzongera kubona kikavamo filime iryoshye nka SQUID GAME? Njye wumvaga yari Dizo, iyi ni Aldo TV show. Ndabashimiye. Gusa wowe utarakanda subscribe usabwa gukanda subscribe, ugakanda like, share, ugashyiraho na comment. Tubararikiye gukurikira ibiganiro by'ubutaha.